ndavuga iki kuri buriya butumwa bwa Donald Trump? Ntabwo ari ubutumwa, ni ibitutsi. Ntabwo ari ubutumwa, ahubwo ni amagambo y'urukozasoni. Ese ubusanzwe ni gute ushobora kuba umukristo mwiza ukaba n'umuturage mwiza ukabihuza mu gihe harimo conflict hagati y'imyumvire y'abayobozi ba kiliziya n'abayobozi ba politike cyangwa se imirongo n'ubwa mbere bibayeho ko abagenga b'isi, abategetsi b'isi batondagira umushumba wacu wa kiliziya, cyangwa byaho byigeze bibaho? Ahubwo kiliziya se batayitondagiye, kiliziya buri gihe biraza kuza kugira ingaruka ki ku bakristo bo muri Kiliziya Gatolika bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Trump aho ngaho twamwumva gute? Ari kujya kurengera abakristo akongera akanatuka umuyobozi w'abakristo. Nshuti bakunzi ba Pro Media, abakunzi ba Kiliziya Gatolika, umubyeyi wacu ari nayo operating system dukoreramo, abari mu Rwanda ndetse n'abari muri diaspora, Kristo Yesu akuzwe. Ubutumwa burakomeje. Murabizi ko mu butumwa bwanjye Imana yampaye hano munsi harimo guhamya ukwemera kwanjye, mbinyujije kuri uyu muyoboro wa Pro Media. Buri wese nawe afite uko ahamya ukwemera ko. Muri iyi minsi rero ukwemera kwacu Kiliziya umubyeyi wacu ku mbuga nkoranyambaga, kuri iyi mihanda, hariho kuvugwa abantu bari kuyibasira, cyane cyane abategetsi, abagenga b'iyi si. Hari umugenga w'isi uri kwibasira kiliziya. Niyo mpamvu tugabye igitero turi batatu, njye n'abavandimwe babiri, tukaba tuje tugana padiri wacu Tofile kugira ngo adufashe akure twebwe ubwacu ndetse n'imbaga nyamwinshi mu rujijo, tumenye icyo bisobanuye. Ibyo ndaza kubabwira mu kanya nubwo mwatangiye kubikeka. Reka padiri tumuhe umwanya adushyire imbere y'Imana, ubundi n'abandi badusuhuze dutangire. Umwanya ni wawe padiri. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Ngwino Roho Mutagatifu usanganye imitima y'abakwemera bagukunde, wohereze Roho wawe byose bibe bishya, maze n'isi izabone guhinduka. Dusabe. Mana wamenyesheje abakwemera Roho Mutagatifu, turagusaba kubwirizwa nawe, gukunda ibitunganye no kunogerwa nawe iteka, kubwa Yezu Kristo umwami wacu, amina. Roho Mutagatifu komeza utuyobore kugira ngo tuboneze mu gushaka kw'Imana Data, kandi tukwamamaze tukubere n'abahamya, kuko iyo tuyobowe nawe twamamaza kandi duhamye ko Kristo ari we mwami, ari we munyabubasha, ku icyubahiro, ubwami, ikuzo no gusingizwa ari ibye ubu n'iteka ryose, amina. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Padiri arakoze kudushyira imbere y'Imana. Reka tumusuhuze twese, buri wese agenda amusuhuza, dusuhuza n'abadukurikiye duhereye kuri Aime. Reka nawe mbasuhuze mbere na mbere, nifurize Padiri Tofile Pasika nziza. Padiri muraho neza muvandimwe Aime, Yezu akuzwe, namwe Pasika nziza, ndetse n'abandi ba Pacis TV. Murakoze cyane iteka ryose. Mumeze mute aho ngaho muri Espagne? Turi amahoro, twahimbaje neza Pasika, none dukomeje n'ubundi kwibuganizamo muri ibi bihe bya Pasika inkuru nziza y'izuka rya Yezu Kristo, ari nawe dukesha nyine kubaho no kubaho iteka. Urakoze cyane. Ubwo n'abakunzi ba Pro Media rwose nabasuhuje, ndetse n'abakunzi ba Pacis TV. Ngo ndi kubona na Yakaremye Emmanuel, Pro Bravo. Kristo Yezu akuzwe. Iteka ryose. Iteka ryose. Yakuryoheye cyane kurusha. Pasika yarakuryoheye cyane kurusha. Pasika yarandyoheye cyane kubera ko kuri Pasika Imana yaduhaye umwana wacu w'imfura. Kuri Pasika hari saa sita rwose z'amanywa. Byiza cyane rwose, Imana ishimwe. Umwana se wamwise Pasika? Namwise Pasika ari? Oya, namwise iryo namwise ntabwo ari byo neza, ariko bibira bijya guhura. Namwise Yakaremye Mugisha Carlo, kubera ko mwifuriza kumera nka Carlo Acutis, kubera ko urabizi ko nanjye nigiramo ibintu by'ikoranabuhanga no gukubagana, kandi nkaba nifuza kubikoresha nanjye muri evangelization. Numvishe nanjye nawe aricyo namwifuriza,
amurikiwe n'uriya mutagatifu w'umwana wari ukiri mutoya Carlo Acutis. we ni mwe Chris nawe twamusohoje cyane Pascal nziza Chris. Yala, urakoze cyane Aime. Wese ntakiri Pascal kwibwira. Eh, Ntakiri kwibwira. Pascal yarashize mwana nagiraho. Niko ntakiri kwibwira muri iyi minsi kubona Emi Pro aguteretse iruhande muri umuna wawe. Ubwira uwumva ntavunika. nuko uzadutumira. Dufite na padiri azahita aduha umugisha. nuko uzadutumira rwose tukaza tukabiha umugisha tukanisomeraho niyo yayo. Sibyo rata. Ibyo rwose. Wiwe Christian ubwo nawe yadusuhuje, ubwo yahise adusuhurizamo yabisoje. Nabasubiyemo Pascal nziza padi. Namwe rwose Christian, nkunda abajene bakunda Nyagasani, muri abajene ba Kiliziya. Ntago muri amizero gusa ya Kiliziya, ahubwo muri n'imbaraga za Kiliziya. Yego nibyo. Padi turakwishimiye cyane nk'uko nari mbikomojeho. Hari ubwacu kubera kuri no mihanda hari kuvugwa ibintu byinshi. Hari kuvugwa ko Perezida Trump yaba yatutse Papa umubyeyi wacu wa Kiliziya, Papa Leo wa 14, kandi abantu bari kubyibazaho ibintu bitandukanye. Hari abari kuvuga ko twari tuzi ko Kiliziya ari ya Yezu, ko ari ntagatifu kandi ifite igitinyiro, ni gute batangiye kuyubahuka. Ubwo natwe kandi ubwo batangiye kutwubahuka natwe abayemera. Hari kuvugwa buri wese afite ibyo arakubaza, ariko ngewe nicyo nifuzaga kwibariza tubihe ikihe gisobanuro. Ariko mbere y'uko yenda ugira, hari umuntu uri muri Amerika witwa Sadiki, nawe muri aka kanya ari mu ishuri, ariko hari ibibazo yampaye ngo mbibaze mu mwanya we, ariko yabivuze ndagira ngo mbikine ubyumve. Nindangiza na Aime niba hari icyo yifuza kukubaza nawe akikubaze, niba na Christian nawe hari icyo yifuza kuvuga akivuge, ubundi duhite tuguha umwanya, ubundi utuganirize, utwirukanire izo roho mbi ziri kuri social media ziri ku mihanda. Yego. Kristo Yezu akuzwe. Urakoze kumpa uyu mwanya Emi Pro. Nitwa Sadiki Aniseti, nanjye ndi umukristo gatolika, ndi mu bantu bakoresha ubutumwa ngo tubarize icyo Kiliziya ivuga kuri ubu butumwa bwa Donald Trump avuga kuri Papa. Ubusanzwe Donald Trump yavuze ngo Papa ari weak, ngo ntabwo yagakwiye no kuba yarabaye Papa, ngo iyo Donald Trump atabigiramo influence runaka, cyangwa se Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitabigiramo influence runaka. Kandi nk'uko twigishijwe kandi twemera ni uko nta buyobozi bwo kuri iyi si cyangwa se abanyapolitiki bashobora kwinfluence imitorere ya Papa nk'umusimbura wa Petero. Ako kantu niko nkeneyeho ubusobanuro. Ikindi, ikibazo cya kabiri, ese nk'urubyiruko ruba muri ibi bihugu cyangwa se urubyiruko rw'iki gihe rushobora kubona harimo ukutumvikana hagati y'abayobozi ba politike n'abayobozi ba Kiliziya. Ni ibintu bishobora kuba mu mateka mu gihe runaka mu bihugu byinshi bitandukanye, ukabona hariho imyumvire ivuguruzanya. Ese ubusanzwe ni gute ushobora kuba umukristo mwiza ukaba n'umuturage mwiza ukabihuza mu gihe harimo conflict hagati y'imyumvire y'abayobozi ba Kiliziya n'abayobozi ba politike cyangwa se imirongo ngenderwaho ya Kiliziya? Tuvuge nk'urugero, muri Amerika muri iyi minsi hariho ibintu byo kwirukana bimukira abantu b'impunzi. Hariho amakesi atandukanye. Hari n'umusaza wo mu Rohingya waturutse mu bihugu bya Myanmar wapfiriye ku muhanda bitewe n'uko w'impumyi baramutwaye bamuta ahantu mu bukonje, ayoberwa inzira imusubiza mu rugo arapfa. Nk'abo bantu Kiliziya bavugira, ariko nk'abayobozi ba politike bakavuga ngo bakomeze birukana bimukira. Nyine ugasanga ari imyumvire ivuguruzanya. Ni gute
urubyiruko rushobora kuba muri iyo isi imeze gutyo, hariho conflit morale cyangwa se spirituel na politike cyangwa se naho igihugu kiri kwerekeza. Ni ibyo bibazo byombi, ubundi nubimbariza urabukoze neza cyane. Ugira umunsi mwiza. Pade wamwumvise, reka na Silas niba atwumva, ariko ndabona ashobora kuba atari yamyutinze ari kuri myuti. Reka Christian nawe tumuhe umwanya niba hari icyo vuga mbere yuko padiri atuganiriza. mbere na mbere mbere yo gusubiza ibibazo umuvandimwe abajije kandi n'undi yakwibaza avuga ati kiliziya ivuga iki kuri buriya butumwa bwa Donald Trump, perezida w'igihugu gikomeye nka leta zunze ubumwe za Amerika. Ati ese igihugu uretse na Amerika cyagira influence, no kuvuga cyagira akaboko mu itorwa rya papa, cyagira ijambo mu itorwa rya papa kanaka? Icyo ni ikibazo cya mbere. Ikibazo cya kabiri avuga ati se urubyiruko twitware gute ko hari aho tubona gahunda za leta n'iza kiliziya bidahabana, bituzuzanya, bidahura? Twebwe urubyiruko twitware gute? Ndetse atanga urugero rw'umuvandimwe wahohotewe azira ko ari umukira, agashyirwa ahantu hatari ubuzima, bikagera n'aho ubuzima bwe buhahungabanira. Mbere yuko nagisubiza, navuga ibyo Donald Trump, ibyo perezida wa Amerika yavuze ni ibiki, yabivuze ryari, ibyo yavuze kuri papa, kugira ngo noneho ngisubize tuzi n'ibyo yavuze kuri papa. Numva ariho twahera tugaca muri make. Yego rwose. Hari ku itariki kuri uyu wa mbere, tariki ya 13 mu rukerera, mu masaa 9:30 zo mu rukerera, aho perezida wa Amerika Donald Trump yatangaje mu nyandiko, ntago ari kwa kundi ijambo ryagucika baguhaye interview, ikiganiro n'abanyamakuru, wenda ijambo rikagucika kuko urimo kuvugiraho, ahubwo ibyo yatangaje ni ibintu yatekereje, arabyandika, arabitangaza. Ibyo ni ibintu bitatu: gutekereza ikintu ukacyandika, ikintu ushobora kucyandika ukagiheza mu kabati, ariko we yaranagitangaje agishyira ku mugaragaro. Yatangaje nta nubwo ari ubutumwa, kuko umuvandimwe yabaje avuga ati ndavuga iki kuri buriya butumwa bwa Donald Trump? Ntabwo ari ubutumwa, ni ibitutsi. Aho ngaho niho nagira ngo mbanze nkore ubugororangingo. Ntabwo ari ubutumwa, ahubwo ni amagambo y'urukozasoni, y'ibitutsi, y'agasuzuguro, no kwikuza, n'ubwishongozi, no kwishongora. Aho yavuze ati papa ni umuntu weak, umuntu mbese very weak, no kuvuga udigadiga, udakomeye mu bwenge, mu mutwe, mu mitekerereze, ariko avuga ngo ni weak, mbese aroroshye cyane mu bijyanye na politike, mu bijyanye n'ububanyi n'amahanga. Ni umuntu ugira ubwoba. Ati njyewe ahubwo nkunda mukuru we witwa Luis, no kuvuga Ludovico tugenekereje mu Kinyarwanda, ariko aho naho harimo kwibeshya ngo mukuru we niwe ushoboye. Burya ni ngombwa gupresiza, niwe ushoboye mu bijyanye n'iki, no kuba papa se. Nta nubwo ari n'umusaseredoti, si n'umudiyakoni, nibura uvuga uti nibura abaye papa yabishobora kuruta ngo. Ni nk'uko umuntu yakubwira ngo ihene 10 uteranyijeho intama 5 ni kangahe? Wabiteranya guteze? Umuntu arimo kugereranya, ahubwo udusesenguye biriya uriya munyacyubahiro w'icyo gihugu gikomeye yavuze, kuvuga ngo njye ahubwo nshima mukuru we Luis, mukuru wa papa, ngo niwe ushoboye, niwe ukomeye, niwe wabishobora. Ibiki yashobora ibiki kuba papa se? None hakomeza avuga ati papa kubona atamagana ibiyobyabwenge biva muri Mexique bizamuka muri Amerika, ubwicanyi bwo muri Venezuela, intwaro za kirimbuzi zo muri Iran n'ibindi, ahubwo ugasanga ntarimo kubyamagana. Ibyo papa
ntabwo ari byo ashinzwe, yamagana ihohoterwa ry'ikiremwamuntu kandi nta nubwo yigeze ashyigikira intwaro za kirimbuzi, ntiyigeze ashyigikira ibiyobyabwenge. ubwo uwo perezida wa Amerika akomeza avuga ngo ahubwo Leon, kuvuga papa, ngo yagombye kunshimira ngo kuko iyo ntaba nicaye muri Maison Blanche, muri White House, mu nzu y'umweru, ni ukuvuga ibiro bya perezida wa Amerika, iyo mba ntayicaye ntaba yarabaye papa. nkeka ko ari naho umuvandimwe yavuze avuga ati se habamo influence, habamo ibihugu byagira akaboko mu itorwa rya papa. hariya rwose ahubwo yabitangaje ko nta n'akaboko yagiramo, nta n'ibyo yashobora, kubera ko iyo aba agafitemo, uwo papa hari gutorwa papa umwumvira, uri mu kwaha kwe, utamamaza ivanjiri ahubwo akamamaza ingingo ngengabitekerezo, imigambi ngengabitekerezo ya Donald Trump. Cyo ni cyerekana ko nta bubasha na buke rwose amufiteho. N'ikimenyimenyi na biriya binyamakuru bikomeye byo muri Amerika, hari nk'icyamakuru cyatangaje iyo nkuru ya Trump cyitwa Truth Social. Truth Social ni nko kuvuga ngo ukuri kw'imibereho myiza y'abantu. Nicyo kinyamakuru cyatangaje biriya bitutsi bya Trump, nicyo cyabitangaje bwa mbere. Icyo kinyamakuru cyandikaga bajya gutora papa, ndabyibuka, barimo gukora ibyitwa pronostic, bimeze nko gutera inzuzi. Basanga barimo kuvuga wa cardinal witwa Tag, bande kuvuga Pietro Parolini, kuvuga uriya mu cardinal ushinzwe leta ya Vatican, umunyamabanga wa papa ushinzwe leta ya Vatican, ushinzwe nka diplomasi Vatican, n'inkuwo twagiranya nka minister w'ububanyi n'amahanga wa leta ya Vatican. Baravuga ati niwe wa papa. Ni iki kinyamakuru kibivuga kandi kibogamiye kuri uwo Trump, ari kinyamakuru cya leta. Ingero natanga ni nyinshi, ntiyigeze anavuga, ahubwo nabo baratangaye. Perezida Donald Trump yatanze telegaramu y'ishimwe, ndumva hari ikiganiro twakoze kuri radiyo Mariya Rwanda, ashima ati twishimiye ko tubonye papa buka ku mugabane wacu, noneho mu gihugu cyacu cya Amerika, ndabyishimiye, mwifurije ihirwe, nanjye nzamusura ahubwo njye kuyoboka. Ibyo arabitangaza. Ariko iyo umuntu babonye badashyigikiye amafuti ye n'inyungu ze z'ubwikunde, buri wese arikirigita agaseka ati ni njye wabikoze. Bikamera nka wa muntu ushobora kuba atarakugemuriye, ataranigeze agusabira, ati naragusabiye none ubonye akazi, kandi wenda atarazi na krize urimo y'ibura ry'akazi. Nakugiraga ku mavi, sinagohekaga kugusabira. Ibyo rero byose ni ukwigerezaho, maze yagiramo irihe jambo mu gutora papa, kereka abakardino batora bose nibura ari n'abanyamerika. Mu bakardino barenze 120 abakardinari batoye, abanyamerika barimo ni bangahe? Icyo ni ikibazo, ku buryo azi si biberamo. Ahubwo ikindi, si n'umukatolika nibura uvuga ngo ni umukristo gatolika, nibura azi bimwe na bimwe bibera muri kiliziya. Ni umukristo niba senga simbizi, wo mu ba presbyterienne. Umugore we niwe uvuka mu muryango w'abakatolika. Abamwungirije vice president ndetse na secrétaire d'etat, no kuvuga ushinzwe ububanyi n'amahanga muri Amerika, abo babiri nibo bakatolika. Ubwo koko umuporoso wo mu presbyterienne ni irihe jambo nakaye kaboko yagira mu itorwa rya papa? Nabanza agira uruhare muri batisimu ya Kiliziya Gatolika base. Aho ngaho avuga ati batisimu inayigezemo, umuntu yabatara nabatijwe akagira uruhare mu itorwa rya papa. Icyo ndumva gisubije nta influence n'imwe. Nikigaragaza ko nta influence n'imwe, nuko papa adakorera nkuko kwaha kwe, ahubwo we ari intumwa y'amahoro. Kandi no mu gisubizo papa yatanze kuri uwo wa mbere tariki 13, ari kumwe n'abanyamakuru mu rugendo, arimo na n'ubu ngubu asura umugabane wa Afurika. Tuzi ko guhera tariki 16 kugera kuri 20 gutyo, ndumva ari iminsi 10 niba ntibeshye, 23 azaba ari ku mugabane wa Afurika. Ndavuga tariki 16 kuzageza 23 z'ukwezi kwa kane turimo umwaka wa 2026. Papa ari mu rugendo, Papa Leon wa 14,
ari mu rugendo asura rwa gishumba, urugendo rw'amahoro, asura ibihugu binyuranye bya Afurika. Yatangiriye muri Algeria, ariho tubona ya diyoseze yitwa Ipone Mutagatifu Augustine yabereye umwepiskopi ku gihangange mu kinyejana cya 5, ndetse ahubwo papa yari yaragezeyo kabiri kose, ariko atari yaba papa, akuriye abafurere cyangwa n'abapadiri baba Augustiniye, kuko niwo mu muryango abarizwamo, ariko noneho hajya nka papa, akora icyo bita visite d'etat, urugendo rw'umukuru w'igihugu, ariko kandi urugendo nk'umushumba wa kiliziya. Azakomeza agere muri Cameroon, agere muri Angola, agere no muri Guinea Equatoriale. Ubu rero izo ngendo yarazipangiye, reka ejo hazagira uzigamba ngo ningene ziteguye, ngo niwe baziteguye. Ndumva ari icyo nasubiza, nta influence nimwe. Abakaridino si abanyamerika gusa, natwe bacu dufite karidinali mu Rwanda, siwe gusa, hari n'abandi hirya no hino mu bihugu bya Afurika, hari abo muri Aziya, hari abo muri Australia, muri Oceania, hari abo muri Amerika y'Amajyepfo, nabo muri Amerika y'Amajyaruguru, no muri Amerika y'Amajyaruguru. Ntabwo ari leta z'ubumwe za Amerika gusa ziriyo, hariyo na Canada, hariyo na Canada. Abakaridino bageza muri 200, ariko abatoye bari hejuru y'120, ntabwo ari abanyamerika gusa. Ikindi rero nasubiza, ikibazo cya kabiri, abajene, urubyiruko se twakwitwara gute iyo hatabaye guhuza? Igisubizo ni iki ngiki. Igikuru ni ukumvira Imana, aho kumvira abantu. Iyo ni ivanjiri bivuga. Iyo tugize amahirwe, muranyumva cyangwa byacitse? Muri make ndimo kuvuga nti nubwo rezo yageza igacika, nta influence, nta kaboko na gato ubutegetsi bwa Amerika, bwabo ubwa Trump cyangwa ubwundi perezida w'isi, w'igihugu cyo muri iyi si, nta numwe washyize akaboko mu itorwa rya papa. Niba ari umukristu, akaboko ke kaba karahabaye asabira kiliziya ati Roho Mutagatifu tumurikire tubone papa, ubumbira hamwe umuryango w'Imana ari wo kiliziya, utagatifuza, ubayobora mu rukundo, akabatagatifuza, akabigisha ivanjiri ya Kristo, kandi akabayobora mu nzira z'ubutagatifu. Ngaka akaboko umuntu yagira, uwo ari we wese, umukristu n'undi muntu w'umutima mwiza mu itorwa rya papa, nako gusa kuba yasenga kugira ngo Roho w'Imana amurikira abatora. Nahoza mvuga ni abakaridino ntabwo ari abanyamerika gusa, batorwa hirya no hino ku isi, kandi bashyirwaho na papa, ntibashyirwaho na perezida uwo ari we wese. Bashyirwaho na perezida, ubwo yaba ari perezida ushaka vocation, akigisha abantu bakaba abapadiri, akabaha ubupadiri, akabaha ubwepiskopi, nuko akabaha ubupapa. Ari ibyo twaba twaragendesheje. Ikibazo cya kabiri, ese urubyiruko rwakwitwara rute iyo hatabaye guhuza, iyo babona hari aho kiliziya idahuje n'abagenga iyi si? Igikuru ni ukuvuga ngo birakwiye ko twumvira Imana mbere ya byose kuruta uko twumvira abantu. Nicyo gisubizo Yezu Kristo aha abantu, aha urubyiruko, aha abemera bose. Iyo tugize amahirwe, ivanjiri ya Kristo imurikira imico yose, ntabwo ari imico y'ibihugu n'amategeko y'ibihugu n'imibereho y'ibihugu n'imitegekere y'igihugu, ntabwo ari byo bimurikira ivanjiri, ntabwo ari byo biducungura, si byo bitwereka inzira y'ubugingo bw'iteka. Ahubwo ivanjiri niyo imurikira imico n'imitegekere y'ibihugu. Noneho hakabaho ivanjiri ya Kristo bagira ngo irimo kurwanya inyungu z'iyi si, kandi koko ivanjiri ya Kristo irwanya inyungu za nyamwigendaho z'ubwikunde, irwanya inyungu z'ubuyobe n'ubugome z'iyi si. Wa muntu rero ushaka kugundira inyungu ze, ubugome bwe, inyungu ze bwite zo kwikunda, iyo ashaka kubigundira afata inzira yo kurwanya ukwemera.
niyo mpamvu rero nk'uriya mujene wabaje kiriya kibazo namubwira nti kumvira Imana mbere ya byose, mbere kuruta uko umuntu yakumvira abagenga b'iyi si igihe bari mu murongo mubi. Ikindi ni uko ivanjiri ya Kristo ihoraho, ariko ntago umutegetsi kanaka azahoraho. Birakwiye rero ko dukorera Imana kandi tukaba abakristo beza, abaturage beza, ariko abaturage beza igihe ibyo turimo bitabangamira ukwemera kwacu kandi bitabangamira ubugingo bw'iteka duharanira. Ni Mutagatifu Inyasi wa Loyola wavuze ngo tugomba gukunda no kwizirika ku kintu igihe kitatubuza inzira y'ubugingo bw'iteka, igihe kitworohereza mu kuyoboka inzira y'ubugingo bw'iteka, naho igihe kitubuza umukiro ntabwo tugomba kucyumvira. Kiliziya kandi ntishobora gucecekeshwa n'abagenga b'iyi si igihe iri mu murongo wayo. Nibyo Papa Leon yahise asubiza. Papa Leon aho kugira ngo ntiyasubije atukana, ahubwo yahise asubiza abanyamakuru, kandi wasubiza atananditse. Biratangaje. Undi yaratekereje, arandika, aratangaza. Mu gihe Papa kuri uyu wa mbere tariki ya 13 rwose ari mu rugendo ajya mu gihugu cya Algeria, abanyamakuru bamubajije banyuranye, abanyamakuru hafi 60, bati biriya Donald Trump yakuvuzeho nk'umunyamerika urabivugaho iki? Aravuga ati icyo mbivugaho nuko Kiliziya irigenga. Yatanze igisubizo, aravuga ngo ndahamya ko umwanya wanjye atari ukuyobora igihugu runaka, ntabwo ndi umunyapolitike runaka, ahubwo ntabwo umuntu agomba kumanipira, no kuvuga gukoresha ivanjiri mu nyungu ze zo kwikunda nk'uko bamwe babyifuza. Ati nzakomeza kwamagana intambara, imyiryane, amacakubiri aho yaba hose. Nzashyira imbere buri gihe, yavuze ibintu bitatu, nzashyira imbere buri gihe ibiganiro, kuzuzanya kw'ibihugu, ubwiyunge n'amahoro. Arakomeza avuga ati ntabwo ibi ndimo kubitangaza mbibwira Trump gusa, kuba mpamagarira isi kugira ngo abantu babane amahoro, baganire ku byo batumvikana, bicare, boye kurwana, boye kwica inzirakarengane, boye gusenya. Kuba mfite ubwo butumwa ntabwo ndimo kubugeza kuri Trump gusa, ahubwo mbugeza ku bategetsi b'isi bose ngo bashyire imbere amahoro. Arangije umunyamakuru wo muri Amerika niwe wamubajije ikibazo, aramubwira ati umunyamakuru w'umunyamerika wo muri Amerika ati none se kuko ntabwo utinya ubutegetsi bwa Trump kandi Amerika ari igihugu cy'igihangange? Yavuze ngo nta na rimwe cyangwa na gato ntinya ubutegetsi bwa Trump. N'ikimenyimenyi nzakomeza kuba ijwi ry'abanyantege nke, nzakomeza gutangaza ivanjiri y'amahoro, ari nayo Kiliziya ibereyeho. Ahubwo njye ayo magambo Papa Leon yatangaje yatumye nyahuza vraiment n'iyi vanjiri ya Luka umutwe wa 13. Sinzi abantu niba mwarasomye Luka umutwe wa 13 kuva ku murongo wa 31 kugera kwa 33. Bashakaga kubuza Yezu kwigisha, bati va hano rwose, Herode arakwica, kumereye nabi, Herode arakaze, Herode ni igihangange, Herode ni ikinyamaboko, ni igikoko, ni ikinyamaswa, ni ikinywamaraso, arakurimbura. Igendere rwose Yezu, rwose turagukunda, ukora ibitangaza, ntidushaka kukubura, ukiri muto, igendere, hunga. Yezu yahunze, bamuhungisha ari agahinja. Ariko mwumva ukuntu yababwiye, reka mbisome mutajya ndimo kubihimba. Icyo gihe bamwe mu bafarizayi begera Yezu, bari abategetsi, bamwe mu bafarizayi baramubwira bati haguruka uve hano kuko Herode ashaka kukwicisha. Arabasubiza ati nimujye kubwira uwo muhari muti uyu munsi n'ejo ndirukana roho mbi, nkize n'abarwayi, maze ku munsi wa gatatu nzabe ndangije. Ariko uyu munsi, ejo n'ejo bundi ngomba gukomeza urugendo rwanjye, kuko bidakwiye ko umuhanuzi apfira ahandi hatari Yerusalemu. Mwokagira Imana.
Yesu ati ubuzima bwanjye ntawe ubunyaka ninjye ubwanjye ubutanga. Nzi ibyo nkora. Aya magambo nanjye kubana umuntu yabwira Trump, ariko ni ivanjiri ya Nyagasani nabwirwa bose abagenga b'isi bumva ko bahinyuza ivanjiri. Ubu numva ko Yesu hano muri iyi vanjiri aravuga ati no mugende mubwire Herodi porogaramu yanjye ko ndayuzuza nta kinkoma imbere. Ega ntawe urwanya Imana. Umuntu arwanya Imana agapfa mbere y'Imana, kandi umwana w'Imana yarapfuye arazuka. Nk'umuntu avuze ngo le latin ngo est une langue morte, ngo ikilatini ni ururimi rwapfuye, kandi hari abapfuye mbere y'ikilatini. Kikivugwa tukisomamo byanditswe bitagatifu tukikiga. Voilà. Yesu ati nimujye kubwira uwo muhari muti uyu munsi n'ejo ndirukana roho mbi. Ngenda mubwira uwo muhari ntago ari igitutsi. Umuhari nuko ntumugire ni igitutsi. Muri Bibiliya umuhari byavugaga akanyamaswa kagira ubwoba kandi katifitemo ubuzima, akanyamaswa gakwiye kurirwa. Ni nko mugende mubwire uwo nguwo ko nawe ari akantu kaciriritse Imana ikwiye kuha ubuzima kurinda. Mumubwire ko natifitemo ubuzima, atifitemo ubugingo, ko yabukesha undi. Nicyo bishatse kuvuga. Ntago ari igitutsi. Mugende mubwire ko mfite porogaramu iyi n'iyi kandi ngomba kuyuzuza. None igitangaje nuko atari porogaramu y'ubwikunde, ahubwo aravuze ati ndirukana roho mbi, mva nibigirira ineza abantu, nkize n'abarwayi bari hano. Ahubwo uriya Herode yagombye kwishimira ko abarwayi bari aha ari bo baturage be bagiye kubakiza. None ngo ashaka kwica umuntu. Ahubwo ajya ngo yanga abaturage be. Ndirukana roho mbi, nkize n'abarwayi, ku munsi wa gatatu ndumva nzaba mbirangije. Voilà. Yesu ati nzaba mbirangije, uyu munsi n'ejo ndacyari hano nkora ubutumwa bwanjye, nyuma nzakomeza urugendo njye gupfira abantu. Ubu ahubwo ndi Herode nakizwa n'amaguru, navuga nti se burya agiye no gupfa, ahubwo ntanamwishe, ahubwo ari we utanze ubuzima bwe, ntamuhotoye. Yesu ntago yahotowe. Mwibuke na cyagiye bagiye kumufata Emipro, mwibuke na cyagiye bagiye kumufata bavuze ngo babaje ngo murashaka nde. Ababaje ati murashaka nde. Ntibahise bagwirirana se nk'inuza nk'ubushwiriri bahurahundagara, ariko akabegura bakegwa. Ahubwo njye nava mu icyo gitero ngataha. Bon, ndumva ari ibyo mwakomeza kubaza rero. Padi, mbere yuko yenda Sirasi ahita abaza yenda kugira ngo icyo kibazo kitaza kuncika, ni ubwa mbere bibayeho ko abagenga b'isi, abategetsi b'isi batondagira umushumba wacu wa Kiliziya, cyangwa byigeze bibaho? Ahubwo Kiliziya se batayitondagiye, Kiliziya buri gihe iyo babona ibangamiye inyungu zabo buri gihe barayitondagira. Niyo mpamvu hagiye haba kuva mu binyejana bya mbere bya Kiliziya itotezwa ry'abakristo n'iyicwa ry'abakristo. Dufite benshi bahuwe Imana na n'ubu bagihorwa Imana, kubera ko baba babona imibereho y'abatagatifu, imibereho y'ababatijwe, ntabwo ari papa gusa, imibereho y'abakristo hari ababona ko bamwe ibabangamiye. Niba uguye umuntu uti ntuzasambane, aba mu busambanyi uzavuga ati urantotereza iki ko ariyo mibereho yanjye. Niba uguye umuntu uti ntuzibe, kandi atunzwe no kwiba, azavuga ati urimo kumbuza umugati. Ntuzice, kandi ari umwicanyi, azavuga ati kandi ngiye kwivuna umwanzi ari byo bimpaye amahoro. Nubwo uri umuntu uti ntuzatwara umugore cyangwa umugabo w'undi, azavuga ati kandi ari byo bimbeshejeho gusenya ingo z'abandi, ndagukuraho. Ariko nagira ngo agukuye ku isi, ahubwo azaba agushyikirije Imana, nuko uzagenda umuvuganira uti mubabarire ntiyarazi ibyo arimo. Ntabwo rero aribwo byabaho. Noneho hari n'ibyagiye bibaho bifatika byinshi byo kwica abakristo, gutoteza abakristo. Hari n'abasenyeri bagiye bicirwa kuri aritari n'abapadiri na n'ubu mu burengerazuba bwa Afurika. Hari n'aho baza bagatwara cyo bita sequestre, bagatwara abakristo mu Kiliziya muri za Nigeria, hano bibaho muri za Burkina Faso birutse kubaho, batwara abapadiri barabica n'abakristo. Tuzi mu myaka y'igihumbi 809 kugera 1814 ibyo Napoleon Bonaparte yakoze. Napoleon Bonaparte yafashe Roma, noneho afata Papa Pio wa karindwi.
mu 1809 aramufata aramufunga, ajya kumufungira ahitwa Savona mu Butaliyani imyaka 5 yose papa afunzwe. Maze aho kiliziya ibera kiliziya ntiyatora ni papa akomeza kuyobora kiliziya ari muri gereza. Noneho ibyo ni ukwerekana ko kiliziya ntabwo ikorera kuri pressure ku gitutu cy'isi ngo batore undi, ni papa, ntabwo ari we bamweguza, niwe wavuga ati ndeguye ku giti cyanjye mu bwigenge bwanjye mu bwisanzure bwanjye kuko yatowe n'Imana. Yeremeye iyo gereza ayibamo imyaka 5, maze Napoleon Bonaparte ahirimye mu 1814 papa akomeza kuba papa kugeza mu 1823. Wa wundi yararangije ubuzima bwe. Urumva icyo kintu? Uyu papa Pio wa 7 yabaye papa kuva mu 1800. Yitaba Imana 1823. Urumva ko yamaze imyaka 23. Muri 23 5 yayifunzwemo. Uwo Napoleon yamusanze kuba papa, Napoleon aramufunga, birangira Napoleon wahirimye, papa akomeza kuba papa kandi bya Napoleon byarazimye. Umuntu ntago yarwanya Imana ngo agire amahoro, nyamara b'Imana barwanyijwe bo bahorana amahoro, kandi amahoro isi idatanga, isi idashobora no kubambura kuko ari amahoro bahabwa n'Imana. Urwo ni urugero mbahaye. Hari urundi rugero, papa Yohani Paul wa 2 haratwegereye cyane. Saint Jean Paul II yarwanyijwe cyane na George Walker Bush. Batwitaga George Bush yaramurwanyije cyane bikomeye ngo mutagatifu Paul wa 2, papa Yohani Paul wa 2 yanze ko Amerika itera Iraq, kandi Iraq baravuga ngo ifite ibirwanisho, ibintu bya kirimbuzi, nyamara bashakaga ya peteroli yo muri kiriya kigobe cya Persi. Mu kigobe hariya muri Iraq byaje kugaragara ko ibyo bintu bya kirimbuzi batabibonyeyo, ntabyo berekanye. Dusubire n'inyuma gato mu ntambara ya 2 y'isi yose, papa Pio wa 12 baramurwanyije cyane bikomeye, na Hitler aramurwanya kuko yamaganye jenoside yakorerwaga abayahudi ikozwe n'abanazi bari abo mu ishyaka rya Hitler, bari aba Hitler. Ni ingero ni nyinshi, ubwo nari nsubiza ikibazo mwari mumbajije twakomeza. Sirasi umwanya no wawe. Murakoze cyane kwari, ndabashimiye cyane, nshime n'umuvandimwe Sadiki yabajije na Aimé Pro. Ndashaka kubaza kuba uyu munsi ababyeyi abakomeye ku isi babihaye imbaraga, ndavuga intambwe na papa iri gutunganya papa Leo wa 10 ndetse na Trump, ko bose ari abanyamerika, niyo mpamvu byaba byahawe imbaraga zikomeye. Ikindi kibazo nashaka kubaza, urabona ko mu matora ashize ubwo hatorwaga Trump kuri network yacitse hari, ariko iwe ya 2 urebye ku kigereranyo cy'abatoya bangana na 55% b'abagatolike batoye Trump kuri no iriho. Hari cyaza kuza kwangiza umwimerere wa Kiliziya Gatolika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Murakoze. Ndumva ikibazo cya mbere wavuze uti ko bose ari abanyamerika, se hari icyo byaba bivuze kuri ariya magambo yo gusabanya no gutukana. Igisubizo ni iki, murimo kunyumva neza? Yego. Kuba bose ari abanyamerika ahubwo byagombye kuba ishema, kuvuga uti igihugu cyacu natwe gitanze nk'umugeni wa Kristo, niko navuga. Ni ishema iyo ubonye umuntu w'iwanyu agize akamaro, akakagirira isi, akakagirira igihugu, akakagirira agace runaka, ni ishema, ni ibyishimo. Uravuga uti mvuka muri cya gihugu kanaka. Burya iyo wipresenta wibwira utakuzi, ukavuga umuntu w'iwanyu wagize akamaro, ndi muri cya gihugu havuka umutagatifu kanaka, bigutera ishema. Ntawe bitera ishema kuvuga ngo ndi uwo muri cya gihugu cya wa muntu wagize nabi ngo bigutere ishema, bivuga ufite ipfunwe. Nako karusho ni ishema ryo kuba igihugu runaka cyagira umuntu uri mu nzego mu rwego nka ruriya.
ariko nanone ntabwo ari akanya keza ko kugira ngo ushake kumumanipira, ahubwo iyo ari umugeni w'iwanyu wavuye iwanyu wagombye kumurwanaho, kumusabira, kumwunganira no kumugira inama uti nyamuneka haravugwa ibi n'ibi ibi n'ibi, hakenewe iki n'iki, hakenewe iki n'iki, hari abavuga gutya, igihugu cyacu ni nkaho gihagarariye, nubwo papa adahagarariye Amerika, ariko uwo muntu yagombye gutera icyumvirizo ati ukoreye abakristo ibi n'ibi, ukoreye kiliziya ibi n'ibi byafasha, byadutera ishema ko twagize umupapa w'igihangange wagize akamaro, wazamuye kiliziya. Ibyo ni uko byagombye kumera. Ahubwo biba ari akaga kuba umuntu w'iwanyu, byandi bavuga ngo impyisi y'iwanyu yagombye kukurya ikurundarunda, ahubwo impyisi y'iwanyu ikagutanyaguza. N'ibyo nabyo ni ibyerekana ko uwo papa atabereyeho abanyamerika bari mu murongo mubi, ababereyeho kugira ngo abereke umurongo mwiza, urumuri rwa Kristo, ariko ntabwo ababereyeho kugira ngo ajye mu kwaha kwabo. None ikibazo cya kabiri, ese uriya Donald Trump yatowe, abamutoye mu bakristu, bivugwa ko mu bakristu harimo 55% b'abakristu bamutoye. No kuvuga ngo abakristu bose bo muri Amerika 55% baramutoye. Yego, kubera ko bavugaga bati niwe mu bakandida mu biyamamaje, niwe warwanyaga ibintu byo gukuramo inda, kwica abana bari mu nda z'ababyeyi, yarabirwanyaga. Niwe warwanyaga ibintu by'ubutinganyi by'abana bahuje ibitsina, nkosore, niwe warwanyaga ibintu by'imibanire abantu bahuje ibitsina. Ntabwo kiliziya irwanya uwagira iyo tendance, ntabwo kiliziya irwanya umuntu, kiliziya irwanya icyaha kugira ngo ikize wa muntu wakiguyemo. Ntabwo kiliziya irwanya abajura, kiliziya irwanya umujura. Kiliziya ntabwo irwanya abasambana, kiliziya irwanya ubusambanyi. Tujye tubisobanura neza kugira ngo wabuguyemo abukira buvemo, aboneze mu rumuri rwa Kristo. Rero biriya bizagira ingaruka. Bari bamutoye bavuga bati nibura hari imigambi imwe myiza afite ijyanye no kwemera kwa kiliziya, ariko bizagira ingaruka no ku ishyaka rye kuko arimo kubatenguha. Bizagira ingaruka no ku ishyaka rye byanga bikunda, kuko umuntu abizeza ibitangaza arangije akora ibindi, ni nk'igitutsi. Ni igitutsi ku bakristo, ni igitutsi ku bakristo cyane cyane b'abanyamerika, ku bakristo gatolika bo muri Amerika. Ikindi kandi burya baravuga ngo umukobwa wabaye mwiza kuruta abandi mu bwenge no mu buranga, burya tuba tuvuga mu biyamamaje, mu bigaragaje, ntabwo ari muri bose. Rero no muri Amerika byose ni iriniri. Mu biyamamaje, uwo watowe niwe babonaga kanyakanya, so kuvuga ko ari we mwiza Trump, ni mu biyamamaje. Hari abandi batiyamamaje kandi babikora neza kumurusha. Burya ngo mu gihugu cy'impumyi ureba imirari niwe ubayobora, niwe mwami. Twaca muri make noneho kugira ngo ikiganiro kitaba kirekire. Duhe umwanya na Christian. Mbere ko na Christian agira ndajya ngo na padiri adufashe, ngaza kuza kugira ingaruka ki ku bakristo bo muri Kiliziya Gatolika bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo wenda twashima nuko bo ari ibihugu byateye imbere byigenga, banditse bamwamagana. Nk'ubu ngubu hari umwepiskopi wenda ari mu bihugu byacu bya Afurika aho bahita bakwica, kuko mu bihugu byacu bya Afurika ntabwo, mu bihugu byacu bya Afurika ikintu cyo kuganira, kabone nubwo umuntu yaba yagututse, ikintu cyo kwamagana akarengane, injustice n'ibindi ntibikunze kuba, kubera ko nangwa n'abandi wenda bamaganisha ikaramu, batukanisha ikaramu, inyandiko n'umunwa, ariko twebwe mu bihugu bimwe na bimwe bya Afurika, simvuga byose, ijwi ry'umuhanuzi hari igihe ahapfira. Nk'urugero, perezida w'abepiskopi gatolika bo mu majyaruguru witwa anarchevêque witwa Paul Coughlin,
ni umwepiskopi wa diyoseze niba ari Oklahoma City, sinzi niba mbivuze neza, yahise yandika ako kanya asubiza Trump atari yiminwa, avuga ati ndababaye cyane nk'umunyamerika, ndababaye nk'umwepiskopi, ndababaye kuba mfite perezida uvuga amagambo, wandika amagambo ameze gutya, ni isoni kuri njye, mfite isoni kubona nyoborwa n'umuntu umeze gutya. Muri Afurika se, mu bihugu bya Afurika wabikora? Mfite isoni. Arangiza avuga ati simvuga rumwe na Trump ku bitutsi bye, papa ni vicaire du Christ, no kuva ahagarariye, ni umuranga wa Kristo kuri iyi si. Ikindi kandi ni intumwa y'amahoro, abereyeho ukuri kw'ivanjiri kandi n'umukiro w'abantu. Uwo byakomeretse uwo ari we wese nahinduke agarukira inkuru nziza, ariko kiliziya ntizaceceka ukuri. Twakwihutisha kuko umuriro ndabona ugiye gushira muri telefone, kandi ntabwo nitwaje akarahuzo kuko mumfatiranye ndi mu rugendo, nicara ahantu kugira ngo dukore iki kiganiro. Yego, sigara umwanya n'uwawe. Padi murakoze. Mukomoje ku kintu cy'abatotezwa muri Nigeria n'ahandi, ku kibazo Hemi yarakoze, niba hari aho byigeze kuba ko abandi bantu bakomeye bagerageza, akoresheje ijambo gukurira, burira Kiliziya Gatolika, gutondagira. Utangiriro rwo muri Nigeria mpita nibaza, urabona ko uyu munsi ibiri kuba muri Nigeria, Trump amaze iminsi avuga ko ashaka kujya kurokora abakristo muri Nigeria. Yemwe ko ashobora no kudeployingayo ingabo za Amerika mu kujya kurokora abakristo muri Nigeria. Kandi abo bakristo avuga abenshi n'ubundi ni aba muri Catholic Rome iyobowe na Papa, Papa Leo amaze iminsi ari muri make. Ndabona umuriro wa telefone ugenda ushiramo vuba vuba, itazima tutagisubije. Trump aho ngaho twamwumva gute? Ari kujya kurengera abakristo, akongera akanatuka umuyobozi w'abakristo. Urakoze cyane, ikibazo cyiza. Ndetse igihe yatwaraga Trump yagendaga agatwara ku ngufu ibyo gushimuta perezida wa Venezuela witwa Nicolas Maduro, tuzi ko ni umunyagitugu, ntago papa mushyigikiye, ntago ashyigikiye Maduro nk'umunyagitugu. Ndetse mu bihugu by'i Burayi harimo impunzi za Venezuela zigera muri 8 miliyoni, inyinshi ziganje muri Espagne. Ariko nanone papa yarabyamaganye ati kubera iki ntago igihugu cyashaka gusimbura umuryango w'abibumbye. Ibyo Trump yakoze iyo nibura bikorwa n'umuryango w'abibumbye, icyo ni icyambere, ibihugu byunze ubumwe. Icya kabiri, ananiza umuryango w'abibumbye, Amerika inaniza umuryango w'abibumbye, igashaka kumira ngo iyo iba umuryango w'abibumbye n'umupolisi n'umugenga w'iyi si, kugira ngo ikore ibyananiye umuryango w'abibumbye kandi yawunanije. Kandi byose ntabikore ari ukuvuga ngo ni ugukiza abantu, bibaye ari ugukiza abantu akigumiraho, noneho abaturage bagatora umutegetsi ubabereye, byapfa kumvikana nubwo yaba akoreye mu muryango w'abibumbye. Ariko ikibabaje ni uko avuga ati iyo peteroli turayishaka. Peteroli yo muri Venezuela turayishaka, hariya muri Nigeria harimo peteroli, hariya amabuye y'agaciro menshi turayishaka. Kuki atajya gukiza ahandi hari igitugu n'ubushikamirwe hatari ubwo bukire? Ntabwo murebe nk'ariya muri Kongo mu baturanyi, aravuga ati dusinya amasezerano ariko ku ibuye ry'agaciro, kuri koruta n'andi mabuye. Mbese kuri we ikaramu ye isinya ivubutsemo amabuye y'agaciro, ivubutsemo peteroli. Ibyo rero ntabwo ari urukundo rw'abakristo ngo tumushime ngo akoze ibyananiye papa, kuko papa ntabwo afite imbunda izo za misile n'intwaro ngo azane amahoro ku isi akoresha izo mbunda. We akoresha gukangura imitima, gukangura conscience, guhamagarira umutima wa kimuntu, ari nabyo bitanga amahoro arambye. Ntago mu munwa w'imbunda hazigera havubukamo amahoro, hazigera havubukamo ubumwe n'ubwiyunge. Ikindi buriya nababwira, n'umuntu yagutegeka kwiyunga na kanaka,
ku itegeko. Unashobora kumbwira ngo utegetse wowe kwiyunga na Emipro ukamusubiza ibyo wamutwaye nkabisubiza ku bw'itegeko, ariko ntawe uzaza kuntegeka gusangira na Emipro ngo mutumire iwanjye ntumire iwe. Ibyo ngibyo bijyana n'imitima nama na conscience. Ni urubuga rwa kiliziya, kandi ku buryo umuntu ashatse kuhajya aba agiye mu rubuga rwa nyezamu no kurarira. Bimwe twajyaga tuvuga dukina umupira, ubutabera bw'iyi si bwagutegeka ngo subiza isambu ya kanaka ukayisubiza, subiza ibingibi bya kanaka wambuye bigakorwa ku bw'itegeko. Ariko nta butabera bw'iyi si buzaza kubwira ngo wa muntu wasubije ibye murasangira, muratumirana, muratwererana, muratabarana. Aho rero niho haza domene y'iby'Imana, kandi ariyo itanga amahoro, kandi amahoro arambye. Hari benshi tuzi bagiye basubizanye ibyo bamburanye, bariganyizanye hagati yabo babitegetswe n'inkiko, ariko batavugana, badasangira, badasuhuzanya. Nyamara ku bwa kiliziya, ku bw'urumuri rw'ivanjiri, basuhuzanya, bakwiyunga, bikaba bibyaye amahoro arambye. Rero Trump ibyo byose kuvuga ngo yigize umucunguzi w'iyi si, abikoze adakurikiranye inyungu agiye kuvoma aho ngaho, kandi akabikora yunze ubumwe n'ibindi bihugu mu muryango w'abibumbye atawunanije, byaba ari byiza. Ikindi kibabaje ni uko noneho hari aho yigira umucunguzi ngo agiye gukiza n'aha, hari ahandi ashyigikiye igitugu cyica abantu, kubera ko hari abamukorera bica abantu barimo kumuhahira basahura, aho hakaba hihorera ati hariya barimo kunkorera. Yamara kubanyunyuza nk'unyunyuza igisheke, amaze kubakuramo isukari no kubakoresha, akabica akabakuraho, akabona kubarwanya. Ibyo rero ntago ari ivanjiri, ahubwo ni ubugome, kuko nta na rimwe kiliziya ishobora gushyigikira. Ngiye kubabwira principe ya morali, itegeko ryamo icyo bita narindi mu kuvuga nti rimwe na rimwe abagenga b'iyi si bakurikirana inyungu zabo bwite. Ndavuga zabo bwite kuko ntago ari inyungu z'abanyagihugu gusa, ahubwo rimwe na rimwe aba ari ugushaka kubaka izina ryabo, inyungu zabo bwite. Ariko kandi hari ihame, icyo twita principe, ihame shingiro rya morali kiliziya igenderaho, ivuga ngo ntabwo kiliziya ishobora gushyigikira icyiza, ni ukuvuga ikintu cyiza kigezweho, ariko hakoreshejwe inzira z'inabi, inzira z'ubugiranabi. Ntago lomal ushobora gukoresha lomal ngo nugera kuri lo bien kiliziya ibiha umugisha, ahubwo kiliziya ishyigikiye ko umuntu yagera kuri lo bien, ku cyiza, ukoresheje lo bien, ineza ibyara ineza. Naho iyo inabi cyangwa ikibi ugikoresha ukagera ku cyiza, burya usiga hari igice cy'abantu gisigaye cyarababaye, cyarashegeshwe. Kandi ibyo turabizi. Niba ukoresheje ubwicanyi kugira ngo uhagarike ubwicanyi, ugakoresha intambara no kurimbura kugira ngo uhagarike abanyagitugu, n'ubundi usiga hari abari bashyigikiye b'abanyagitugu witwa kukuyeho, babandi nabo bagakora itsinda rirwanya, ugasanga habaye icyitwa spirale de la violence. Spirale de la violence ni ukuvuga ngo uruhererekane rw'inabi n'ubugiranabi. Kiliziya rero icyo ni ikintu gikomeye kucyumva muri iyi si, aho dushobora kugira ngo umuntu akoresheje inabi akagera ku cyiza ngo byaba amahoro. Kereka ahubwo padi, nk'umuntu aramutse afite nk'ubutaka buto kandi afite nk'abana benshi ashaka kugaburira, agahita yenda yimura umuturanyi we akagera ku butaka akabasha kugaburira abana be, bakabaho neza, bakiga, bagatera imbere, ubwo si yabakoze neza? Yabakoze neza yimuye ba bantu ku kiguzi no ku gaciro wa wundi bumvikanyeho, ku buryo wa wundi abeshaho abana be, ariko n'undi akagira imibereho ihuye n'amahitamo ye. Aho biba byiza babiganiyeho. Nanjye sinavuga ngo ni ingurane ikwiye, ibyo byaba wenda mu mategeko y'igihugu runaka, ariko babiri ba nyir'ubwite bireba babyumvikanyeho,
bitabaye igitugu no guhendana, akavuga ati ngewe koko ni ndumva nakwimuka, sinshoboye kubaka ku rwego wifuzaga, kandi koko urahashaka, nanjye ariko mpibi n'ibi kugira ngo mbone ahandi nshobora gutura, aho rwose bibyara amahoro, ndetse ba bantu bakaba banaba inshuti, ati warangurishije, undi ati wampaye ahantu heza, undi ati nanjye nabonye ahandi. Ibyo ni amahoro. Naho bibaye kumuhigika by'igitugu, n'ubundi ushobora kugira ngo igitugu gihise gitsinda ako kanya, ariko amaherezo kigeraho kikabyara inabi. Ubundi tuzi ko inabi, ikibi kifitemo umurama wo kwisenya no gusenya. Gute? Ibyo warabyize muri filozofiya wowe Emipro, urabizi kundusha. Le mal ifite en lui-même les germes autodestructeurs. Ikibi kifitemo muri cyo umurama wo kwisenya no gusenya. Kandi wize muri filozofi, wize filozofi icyo bita le principe de la raison suffisante kwa Aristote. Ikintu kitifitemo ubugurube cyabyara ingurube. Iyo ni le principe de la raison suffisante. Reka wenda twere guhanika ibintu, tuvuge ibyo twakumva twese. Ntago ikitifitemo ineza cyabyara ineza. Icyo turabizi. Ikindi rero nuko nasubizaga cya kibazo Christian yarabajije, buriya muri sinzi na mwarabyumvise, mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2026 habaye akandi kantu gakomeye. Trump yangiyeho Papa Leon, kandi ari umunyamerika. Trump yashatse gushinga ikintu yise Board of Peace. Board of Peace, sinzi niba muracyumvise. Board of Peace ndayizi. Board of Peace cyari ikintu cya club, ni nk'ihuriro ry'ibihugu Trump yashatse gushyira hamwe ngo biharanire amahoro, ariko bijye gusana wa muhora wa Gaza, haraza Palestine na Palestine, ngo bawusane kugira ngo abone uburyo asahura za Palestine. Ashaka ko ibihugu bimushyigikira ndetse na kiliziya imushyigikira, ni ukuvuga ngo papa mushyigikire. Ndetse aravuga ati si ngombwa ko papa wazanemo amafaranga, kuko ni ikintu cyasabaga amafaranga menshi cyane. Ati we kuba hari biraduhagije, mujye mwirinda impuhwe za bihehe. Ntago impuhwe nk'izabihehe, ntago yarashaka ko kiliziya itanga amafaranga, ahubwo kuvuga ngo papa aje cyangwa kohereza intumwa yaba bihaye umugisha, bityo nahuza ibihugu hamwe bimeze nka club, bimeze nk'umuryango w'ibihugu bigiye gukora biri paralele, bihanganye na ONU. N'ubundi nta kimaze, yacitse intege kubera ibihugu by'ibihanganye byayiciye intege, ahubwo bikoresha mu nyungu zabyo. Ahubwo wakreye ikintu kimeze nka ONU cye, nk'umuryango w'abibumbye we yiyoborera, papa ahaye umugisha. Papa aravuga ati oya, wikreye ikintu kije gukora nk'ibyo umuryango w'abibumbye wagombye gukora. Basi nimuvugurura umuryango w'abibumbye ibihugu byose byibonamo, bihuriyemo n'ibikennye, noneho nanjye nze mbiha umugisha, ariko umugisha uhuye na conscience morale, no kuvuga ubutumwa bwa kiliziya n'ubujyanama bwa kiliziya. Twebwe ntago tuzazamo nk'ingufu politike, ntago tuzazamo ibyo bihugu nk'ingufu militaire, nk'ingufu za gisirikari, tuzazamo nk'ingufu z'umutimanama. Nk'ingufu z'umutimanama. Si birimo kumvikana se? Ubwo rero papa aravuga ati ntago nashyigikira agatsinda k'ibihugu runaka bishaka gukora ibijyanye n'inshingano za ONU, kubera ko babujije ONU, umuryango w'abibumbye, kuzuza inshingano zabo. Kandi ibyo Papa Leon arakabaho. Abakristu gatolika bazi icyo bakora, bari mu byishimo.
ntago ajenjetse, ntago akandika, ntago anekaneka nk'umuneke, kuko hari igihe dushobora kugira ibyago tukaba twagira nk'umushumba wa kiliziya cyangwa abashumba ba kiliziya badigadiga mu bwonko. Mwari mwabona igihorihori cy'umwana mutoya kidigadiga gifobagana? No, Papa Leon no mu Augustiniye ntaga igihorihori cyo kidigadiga, batakwibeshya. Biranagaragara n'ubutumwa ejo yatanze muri Algeria, ubutumwa butomoye butarimo kurya indimi, ariko nanone butarimo guhutaza abantu. Hari ukuvuga ukuri ukakuvuga neza kandi udatutse abantu, udakomerekeje abantu, kandi ukuri wagutangaje. Ndumva tubize byinshi, navuga ibintu byinshi kuri ubutumwa bwa Papa, ariko kandi hari ikibazo mutambajije ngiye gusubiza nubwo mutakimbajije. kubaza padi ikibazo, ibi bintu byanga bikunze Amerika nubwo abantu bayikemutse muri iyi minsi, ariko kiracyari igihugu kiri powerful kandi gishobora kugira influence nini mu buzima bw'abantu, mu buzima buri economique même n'uburi social. Ibintu nta ngaruka bishobora kugira kuri Vatican nka leta y'ubwayo, nka leta ya Vatican. Urumva apana wenda kuri kiliziya muri rusange. Nabonye na minisitiri w'intebe w'Ubutaliyani harya ni Maria uriya mudamu nawe yasubije Trump avuga ko Trump amagambo yavuze ko umushumba wa kiliziya atari ayo kwihanganirwa, atari ayo kuba yavugana na perezida wa Amerika, cyane ayavuga ku mushumba wa kiliziya. Nk'ibyo turabizi, afata imyanzuro uko abonye. Nk'ubu ntabwo ashobora guhita afata nk'ibihano ku Butaliyani runaka. Ntabwo nzi neza niba ibihano bafatiye Ubutaliyani byanga bikunze bigira n'ingaruka kuri leta ya Vatican. Ntacyo bishobora guhungabanya. Buriya rero kiliziya nubwo haba hari inyungu, nta nyungu spirituelle, ahubwo se hari kiliziya ibereho inyungu spirituelle, inyungu z'ubuzima bwa roho, inyungu z'ivanjiri. Aho ngaho ahubwo aho kugira ngo kiliziya ihombe, irimo kuhungukira cyane, kuko n'abakristu bo muri Amerika bahise bahaguruka bati, ubu hari ijambo ririmo ngo je suis pape, ngo ndi pape. Muribuka haba ibikorwa by'iterabwoba mu Bufaransa ku kinyamakuru cyitwa Hebdo Charlie, bakica n'abantu, buri wese yarandikaga ngo je suis Charlie, je suis Charlie, je suis Charlie, I am Charlie. Nukuvuga ngo nanjye nshyigikiye kiriya kinyamakuru, nanjye nshyigikiye ibi n'ibi, namaganye iterabwoba. Ubu muri Amerika siroga ihari ni je suis pape, je suis Léon. I am Léon, ndi papa, I am Pope Léon. Urumva nk'ayo magambo. Ahubwo bamwe byatumye n'aba bandi batitabiraga cyane by'ukwemera bavuga ati no, umuntu ibi yavuze ni ugutukana, ni uburere bubi, ni uburere bugufi buciriritse. Ahubwo byakanguye abantu. Kiliziya irimo gutotezwa, ahubwo mujye mugishimira kiliziya itotezwa. Ubu turi mu bya Pasika, turimo kuzirikana igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Muzabona uburyo uko batotezwaga, ahubwo nibwo barushagaho kuba benshi no gukomera. Naho kiliziya iyo abagenga b'isi barimo kuyikaresa, bayishimagiza, mukajya mugira ngo nibwo irimo gutera imbere. Ubwo ndumva nsubije igice cya mbere. Kiliziya yabura, ntabwo nakirangije. Inyungu za roho zirimo kuzamuka. Inyungu ekonomike, sinzi niba hari icyo Amerika iha, ndavuga Amerika ubutegetsi, ntabwo mvuga abakristo b'abanyamerika, sinzi niba hari icyo nk'ubutegetsi nka guverinoma ya Amerika hari icyo iha Roma, ntacyo iha nako Vatican, ntacyo. Ahubwo rya turo rya Papa tujya dutanga, rya turo twita irya Papa riziyongera, ntacyo kiliziya izahomba. None se ikindi, maze uretse na kiliziya, n'ibihugu by'i Burayi byanze gushyigikira Trump muri iriya ntambara hagati ya Netanyahu Israel, batera Irani, Espanye yariyopoje, Ubufaransa buranga,
Espanye yo yabaye iya mbere kuvuga ngo ntitubirimo, ndetse nihagira n'indege muri Espanye hari base, hari ibirindiro bya Amerika, ariko ni ibya Amerika cyangwa ni ibya OTAN muri ni rusange? ibya OTAN, ariko perezida wa guverinoma ya Espanye yaravuze ngo ntituzemera ko hari indege ihaguruka hano ngo igiye muri Iran, ntabwo ikibuga cyacu cyakoreshwa muri ibyo, ahubwo izo ngabo bazasubirayo. Ubufaransa burabyanga, Ubwongereza burabyanga, kuko ntabwo warebana Iran nayo si shyashya, Iran nayo si shyashya, yowe n'abasilamu b'ibikurankota baheza ngo niba bashihite. Ntabwo wabona umuntu ufite ibibazo cyangwa w'umusazi, simvuze ko Iran ari abasazi, munyumve neza, ntabwo wabona umuntu nawe w'igihubutsi ngo ugende umutere amazi cyangwa ibyondo, kuko wowe ushobora kumutera ibyondo yarangiza bakagutera urutara, akagutera ibuye, ahubwo uramwitondera ukigengesera ukareba uburyo mwaganira. Ndimo kuvuga mbyeruye, ntabwo rero n'ibihugu uretse na Vatican n'ibihugu by'i Burayi byinshi byanze kujya muri ako kajagari. Murabona aho katugejeje n'ibiciro uburyo byazamutse, ziriya za Qatar barazisenyaguye, za Les Emirats Arabes Unis, kubera intambara y'ubuhubutsi. Kandi noneho Amerika igenda itsindirwamo, ahubwo kamera nka kwa kundi umuntu atsindwa, umugabo bamusuzugura hamwe akaza kubita umugore w'inzirakarengane, umugore nawe yaba igihubutsi agakubita abana bagakubita imbeba. Urwo ni urwenya nkizemo. Rero ngaho bazi ikindi kibazo kimwe dusoze. Naringiye kubaza, hari abantu bamwe nahoze mbona kuri social media bavuga bashima Papa Leo, icyo ni icya mbere, ariko bakavuga ko ari umunyamerika, ari bimwe kuba ari umunyamerika bimuha kuba azi neza ibyo abanyamerika bakora. Kuba ari umunyamerika hari icyo bishobora kuba bimufasha mu kuba ya speaking out kuri politike yabo. Aho ngaho kuba ari umunyamerika, n'undi wese yayobora kiliziya y'isi yose Roho Mutagatifu yamutoye, kandi waravuga ati ntabwo ibyo mvuga ndimo kubibwira Trump, ndimo kubibwira abagenga abategetsi b'iyi si ngo baharanire amahoro. Niba rero umwe yiyumvishemo, wenda akiyumvamo, ngende ako kantu mukitondera ngiye kuvuga, niba umwe yiyumvishemo kw'iyo ni nka exhortation, niba umwe yiyumvishe mw'ubwo butumire bwa Papa ati muharanire amahoro, kandi amahoro ajyanye no kuganira, kwicara hamwe, kugirana inama, kumvana, niba umwe yiyumvishemo, ivanjiri yamugezeho, tubishimire Imana. Niba byamugezeho, tubishimire Imana ko ivanjiri yamugezeho, ariko wenda tumugayire ko yamugezeho kugira ngo ahinduke, ahubwo agashaka kwidefanda no kurwanya wa wundi umugezaho inkuru nziza. Ariko nibura aho turamakinga sure, turi sure, turahamya neza 100% ko ubutumwa bwa Papa bwageze kuri Trump n'abandi bayobozi b'iyi si, bwabagezeho. Ahubwo wenda dusabe kugira ngo bahindure, bagire icyo bakoraho. Ntabwo rero kuba ari umunyamerika ngo yamenya politike ya Amerika, kuko ntabwo kiliziya ihiniye muri politike ya Amerika no ku gihugu cya Amerika, ngo ku buryo wenda yagenda agiye kumubwira ngo kuko ari umunyamerika, nkaho ari Amerika yananiranye gusa, nkaho bashatse Papa bati batora umunyamerika kuko Amerika ariyo kibazo. Oya, uwo ari we wese yayobora kiliziya, kandi akabwira Amerika, kandi akabwira buri gihugu, kandi akabwira buri muco, igihe avugira ku ivanjiri, kereka ashatse kuvugira ku bindi. Kuba ari umunyamerika ntacyo byongeraho, ni ishema ku banyamerika, nta n'icyo bigabanya, ahubwo kuba ari Papa watowe ku bwa Roho Mutagatifu, ibyo biraduhagije. Padiri unemerewe ikibazo kimwe. Yego, urabona biza kuza gusiga sura ki muri Amerika, by'umwihariko wenda abakristo bo mu Kiliziya Gatolika? Ese twemere ko biza kuza kurangira gutya, wumva ubutumwa yamaje kubwumva bwageze iyo bwageraga? Umwana nagisubije,
mbere na mbere birimo gukangura abakristo bo muri Amerika n'abaturage ba Amerika. Nk'ubu hari uwatanze ikiganiro avuga ngo njye sindi umukristo gatolika ariko mbabajwe nuko navuze umwepiskopi, navuze abandi bakristo banditse. Noneho hari n'uwatanze ikiganiro umunyamerika avuga ati njye nta nubwo ndi umukristo gatolika, nta nubwo nsengera muri kiliziya gatolika, sinemera yenda umuhakanyi, ariko mbabajwe no kuba tuyobowe n'umuntu umeze gutya, bitumye nkunda kiliziya gatolika ahubwo menya ko kiliziya ifite umurongo. Urumva nk'ubwo ni ubutumwa. na perezida wa Iran yavuze ati turi inyuma ya papa Masudi Pezeshkian. Ariko nk'uwa Iran nawe ashobora kubivuga gutyo kugira ngo ashyiremo agasukari kugira ngo ashotore Amerika ngo ntureba ko papa turi kumwe. Papa ntabogamiye kuri Iran, ntabogamiye kuri Amerika, papa abogamiye ku ivanjiri ya Kristo. Iki kiganiro kiraryoshye. Akurura yikira. Niba mwakurikiye neza ikiganiro papa yahaye abanyamakuru, yavuzemo ikintu gikomeye avuga ngo ntago mbwira Trump gusa, nta nubwo ari we navuze mu izina, ahubwo ngenda avuga muharanira amahoro kuri iyi si, mwoye kwica abantu, mwoye gushyira imbere intambara, kuko intambara nta kibazo yizana. Ariko noneho ayongeraho akandi kantu ngo hari abashaka kwiyitirira ivanjiri n'ubutumwa bwa kiliziya ngo bagire ngo mu nyungu zabo niho mbereyeho. Njye mbereyeho inyungu z'ivanjiri nibwo butumwa bwa kiliziya. Yego. Ese padiri tugana ku musozo, ubundi birakwiye ko papa yinjira muri politike y'ibihugu runaka? Papa ntago yinjira, ako kantu kabaje neza, papa ntago yinjira muri politike konkrete, politike ifatika y'igihugu n'imiyoborere y'igihugu runaka, avuge wenda ngo nimutore gutya, nimushyireho ubwami, nimushyireho wenda itegeko nshinga rimeze gutya, nimushyireho ingabo zimeze gutya. Muzi ko hari ubutegetsi nyubahirizategeko, nshingamategeko, ubutegetsi nyubahirizategeko nibura abaminisitiri, abaperezida, hari nshingamategeko, inama y'abadepite, hari n'ubucamanza, noneho hakaba n'ubutegetsi bwa kane, itangazamakuru. Ntago papa avuga ngo nimushyireho umeze gutya. Oya ntibibaho. Ahubwo papa ndetse na kiliziya, ubwo mbuze papa mba mvuga kiliziya, ibereho le bien commun, ineza rusange y'abantu, kugira ngo abantu bagire umutimanama muzima, umutimanama ariko uhuye n'umutimamana, ugushaka kw'Imana. Uhuye no gushaka kw'Imana, yavuga ati turamagana intambara ziri wenda mu burasirazuba bwa Kongo. Ni byiza ko abahanganye baganira, bicara bakaganira, kandi bakazirikana ko bagomba kubiba amahoro, ko umuntu azabazwa aho azaba yarahungabanyije amahoro. Ariko ntago avuga ngo bigende gutya, ngo dore hano byagenze gutya, ngo uyu mutwe uyu n'uyu. Oya. Nizere ko nagisubije. Yego padi yenda tugutuga ngiye kubaza, ariko kuri cyo ngicyo ngo papa yemerewe kwivanga muri politike, ahubwo muri rusange ubundi kiliziya iteganya ko papa afite izihe nshingano? Dukosore, ntabwo kiliziya yivanga muri politike. Kwivanga burya uretse no muri politike, kwivanga no mu bukwe ni bibi. Ikintu bita kwivanga ni kibi. Kwivanga no mu mbyino, abantu bari mu kubyina utaritoje nabo, nabyo ni bibi. Ubwo nagira nkosora ijambo kwivanga, aho biva ukagera ni ukwivanga nyine ni bibi. Ariko cyo bita politike, police, bivuga koruganiza, gushyira ku murongo umurwa. Ubwo mvuze mfatiye ku cyo bita etymology, no kuvuga inkomoko y'ijambo. Hari politike y'uburezi, gushyira umurongo ku burezi. Hari na politike religieuse, buriya leta zishobora kugira politike igenga amadini, batise twemera idini ko ryagira ubuzima gatozi mu gihugu gutya, twabigenza gute? Politike y'ubuzima.
politike y'ubuzima, hari politike wenda y'umushahara, y'imishahara yo guhembwa, uko imishahara igenwa, ibintu nk'ibyo. Kiliziya ahari muntu we hose, kiliziya igomba kuhagera. Kiliziya ntabwo ihejwa hari ubuzima bwa muntu. Ahatari muntu hose ngombwa ko kiliziya ihagera, ariko kiliziya kubera ari experte, ifite expert and humanity, ifite ubunararibonye mu bumuntu, kandi ishaka umukiro wa muntu atari roho gusa, umuntu akire kuri roho no ku mubiri, kuko ntago umuntu ari utuntu tubiri uvanguye ngo roho ukwayo n'umubiri ukwayo, ngo umutegetsi arategeka umubiri, kiliziya itegeke roho. Oya, none se wabaga umuntu ukavuga uti roho niba igiye ku ruhande dore umubiri uraha. Umuntu ni icyo bita unité substantielle, ni ukuba ikizima kidacibwamo, udasenya roho n'umubiri. Niyo mpamvu kiliziya ishaka imibereho myiza ya muntu ku mubiri no ku mutima. Bityo rero papa ubutumwa bwe ni kwigisha, gutagatifuza no kuyobora. Two tuntu dutatu, sinzi niba mwadukurikiye, hari ukwigisha evanjili ya Kristo. Iyo tuvuze kwigisha mugira ngo ni gutanga omeri gusa. Kwigisha harimo kugira ijwi rya gihanuzi rivuga ngo iki ni cyiza ni gikomeza, iki ni kibi kirorere. Buriya kwigisha ni umurimo ukomeye cyane, harimo gucyaha ikibi kugira ngo wakiguyemo akire. Buriya ntago kiliziya ijya abantu bajya bayirwanya bafatiye ku gutagatifuza. Ni gakeya ngo abantu barwanye kiliziya bafatiye ngo yatanze amasakaramentu, yabatije, yashyingiye. Kiliziya abantu bayirwanyiriza kuri uwo murimo wo kwigisha, kuvuga ngo yamaganye iki n'iki, yamaganye ubwicanyi, ubwo turamwica natwe, yamaganye wenda kugira abagore babiri cyangwa abagabo bangahe, yashyize imbere umugabo umwe umugore umwe, ubwo niba ubwo arwanyije kandi nawe ifitiye abagore babiri, ubwo ndamwica padiri. Urumva ni umurimo wo kwigisha. Kwigisha ni umurimo ukomeye, nkatwe abasaserdoti utugora cyane, kuko hari n'igihe ureba uti iki kibi kirimo gukorwa ndacyamagana gute batanciye umutwe, ariko se nanone ndagiceceka gute kandi mbona ko ari umwijima. Icyo bita kwigisha. Papa arashinzwe kwigisha, gutagatifuza, no kindi kuyobora aho ntago bitugonga cyane, kuko kuyobora bivuga kwitangira abandi. Kubona se padiri arimo gutiyura, hari umuntu inzu yaguyeho, kumbona ndimo gutanga minerivare muri Caritas, ndimo gutanga ibiryo muri Caritas, ibyo hari uwabinziza? Ibyo bita kuyobora. Kuyobora no kuvuga gutanga urugero rwiza, kwitangira abandi, nicyo bita kuyobora. Babyita munus governandi, gutanga urugero rwiza. Ikibazo kiba mu kwigisha, aho haba hari cyo bita la voix prophétique, kuvuga uti iki ni kibi nyamara nyamuneka musigeho. Niho uzegera umutegetsi, akwegera umuntu ngo urambangamiye, urarwanya inyungu zanjye, akagukuraho, ukitwa iwahowe Imana. Nyamara bamenya ko wazize ubusa, hari abakristo baba bareba n'abandi batari abakristo, kavuga ati nyamara uriya muntu ni umuhamya wa Kristo, nyamara uriya muntu yapfuye yamagana ikibi, nyamara uriya muntu yaharaniraga amahoro. Ahubwo abenshi bakayoboka, ubukristo bukarushaho gukura no kuba bwinshi. Papa kuri iyo mirimo itatu, gato nsoze, kuri iyo mirimo itatu yongeraho gukomeza kubumbira umuryango w'Imana mu bumwe no mu rukundo. Ubwo nsozereje aho, warumbajije ubutumwa bwa Papa. Ibyo byose usubije Christian, bw'inshingano za Papa, kwigisha, kuyobora no gutagatifuza no kubumbira hamwe umuryango w'Imana, ntongereho akantu, no kubumbira hamwe umuryango w'Imana mu bumwe no mu rukundo. Noneho kandi bidafite umupaka. Ntabwo bihiniye mu gihugu runaka. Uwambaza nk'ubu nona ngo ubundi ibyo bintu uri kuvuga kutari umuyobozi w'umuryango remezo, ukaba utari mukuru wa santarari cyangwa umuhagarara inama ya paruwasi, ibyo bintu uri kubibaza padiri nkandi, nababwira nti ngiye mbihabwa nuko nabatijwe nkanakomezwa, mfite uburenganzira bwo kwamamaza kwemera kwanjye cyangwa kubaza ibyo ntumva. Hari n'ibindi yenda nkesha kuba ndi umunyarwanda,
kuba mfite ndi umunyarwanda mfite irangamuntu y'u Rwanda hari Oui. uburenganzira mfite. Noneho ndashaka kubaza ibyo byose tubwiye ni iki kuba papa afite ibyo bintu bine utubwiye abihabwa nande kugira ububasha ku bihe no ku bantu no ku mico yose no kuri abo bagenga b'isi, kuko abantu benshi bajya bakibaza abihabwa nande, ubwo bushingira he ko ngewe ibyanjye bifite aho bishingiye. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri tugana ku musozo, ko yenda Trump afite ibifaru akaba afite n'abasirikari, buriya aramutse yumvisha ukuntu papa yamusubije bikamurakaza, akabigenza nka kumwe yabigenje muri Venezuela, akamwoherereza abahungu be bakamuyora, papa ninde wamutabara? Yakwitabara ate? Emi prolongo ndakokoresha rwose imvugo ya kijene nahoze mbabwira. Bon, reka ntubize icya mbere, ubwo bubasha buhabwa nande? Yesu ati Petero, uru rutare kandi rw'urwo rutare nzubakaho kiliziya yanjye. Aho ni muhazi se kwa Matayo. Yesu ati duherutse kuhazirikana kandi noneho no muri Yohana umutwe wa 20 ati mbahaye Roho Mutagatifu, aho muzakiza ibyaha bazabikizwa, aho mutazabikiza bazabipfana bazabigumana. Ati Petero, nguhaye imfunguzo z'ingoma y'ijuru, icyo uzaba waboshye munsi kizabohwa no mu ijuru, icyo uzaba wakinguriye munsi no mu ijuru kizakingurirwa. Ububasha abuhabwa na Nyagasani umutora, Nyagasani Yezu Kristo umutora anyuze mu bakaridino bamutora. Murabizi ko na perezida w'igihugu runaka utowe n'abaturage cyangwa utowe nk'uko bigenwa n'itegeko ry'icyo gihugu, aba afite ububasha akesha gutorwa n'abamutoye, akagira ububasha akesha n'itegeko nshinga cyangwa se n'iri tegeko rigenga nyine perezida, rishyiraho perezida. Nubwo icyo cyoroshye. Naho rero kuba ngo agize gutya akaza akamuyora, ntago byacitse biriya birakomeza, ubuzima bukomeza, amahoro ahinde. Ndetse Trump muzabona, ahubwo ni muzabibona bibaye, muzagireka dukora ikindi kiganiro, niho kubivuga nk'umuhanuzi. Muzabyibuke mu gihe gito azandika ati turashimira papa rwose ibi n'ibi, ndavuga Trump. Mu gihe gito Trump azandika turashimira papa rwose ibi n'ibi turamushyigikiye, azabyandika turamuyobeze Trump. Kandi ibyo bintu uvuze by'uko azamushimira, mu kanya watubwiye ivanjiri ya Luka, umurongo ukurikiyeho uravuga ngo Yerusalemu wowe wica abahanuzi ugatera amabuye abakuyeho, ni kangahe nashatse kwegeranya abana bawe nk'uko inkoko ibikira abana bayo mu mababa, ariko wowe ukanga utuyemo abakwegeraho. Kuko rero ndabibabwiye, muzongera kumbona ukundi kugeza igihe muzakugira muti nasingizwe ibyo mu izina rya Nyagasani. Ni kontinite y'ivanjiri wari wadusomeye mu kanya. Yego nyine buriya Trump turamuzi, kandi n'ubundi ejo azamushimira rwose ibiki n'ibiki, ariko yamushima yavuga ibyo avuga, ntabwo papa uri mu kuri no mu nzira za Nyagasani akoreshwa n'amashyi cyangwa n'ibitutsi cyangwa na kritike z'umugenga w'igihugu runaka. Reka da, hari isengesho tujya dukora, interuro y'Ukarisitiya, mu Kinyarwanda ivuga ngo koko Nyagasani ibisingizo byacu ntacyo byongera ku buhangange bwawe, ahubwo ni twebwe byungukira ingabire zidukiza. Ahantu sinzi n'abamuhibuka, ni ukuvuga ngo njyapuritse kuri papa, ibisingizo by'abagenga b'iyi si bamuhunda cyangwa ibitutsi bamutuka ntacyo byongera cyangwa bigabanya ku butumwa bw'igihe ari kumwe na Kristo mu ivanjiri ya Kristo. Ahubwo byaba bishimishije tumushyigikije isengesho, naho ubundi abantu bamukomeye amashyi bati wavuze neza papa, woye, bikamera nko mu gikombe cy'isi bati woye, ntacyo bimaze. Igikuru ni ukumusabira, ni ukumushyigikiza isengesho. Ariko iyo mvuga papa mba mvuga gusabira abepiskopi,
kuko ntago papa se azahura n'umuntu uciriritse nka Theophile ryari gute? ahubwo gukunda papa ni ugukunda abepiskopi no kubasabira, gukunda abasaserdoti no kubasabira, kubakunda ariko ntago bivuga gusangira agacupa, kugirana ubumwe na kanaka n'umupadiri kanaka ngo wenda mwikundira. Oya, ni gukunda ubusaserdoti, kubasabira, kubatura Imana, kubashyigikiza agasengesho. Ari n'abanyantege nke, hari abahagaze, hari abaguye, kubuta Nyagasani bakomeze mu bumwe, bakomeze mu kwemera, bakomeze mu kwizera, bakomeze mu muhamagaro wabahaye. Burya ubutanze umusanzu ukomeye. Naho uko umuntu yagenda akadimira agakoma amashyi, ibyo nyine kwadimira no gukoma amashyi ni nko gufana. Ni nko kwa wundi baherekeje Yezu ajya i Yerusalemu kuri mashami bati yewe mu kanya bati nabambwe. Ku rugendo rwa papa ho gatoya, mu byamujyanye, leta ya Vatikani yatangaje ko harimo ingingo y'iterambere, amahoro, n'ibiganiro bya kiliziya n'abayisilamu. Hari n'indi ngingo imwe ntabwo ndi kuyikurura neza mu mutwe. Kubera iki? Indi ngingo ni kuba abantu batihugiyeho bubaka nk'ibiraro bihuza abantu, kuko kubera uyu muco w'ikomatanyabukungu, urabona nk'akantu gato kabera nko mu Buyapani gahita gakwira ku isi. Ni gute twagira gukwiza ku isi umuco w'ineza wo kubana n'abantu, ntihabe gusa gukwiza ku mbuga nkoranyambaga? Umuntu wambaye ubusa mu Buyapani mu kanya gatakwira no mu Rwanda. Ni gute noneho icyo kintu cya globalization twagikwiza ku isi, ariko dukwiza ku isi icyiza, abantu bakaba abantu open, bafungutse, umunyarwanda agafungurira amarembo umunyamerika, ukamufungura umutima, abantu ntibagire ubuhezanguni. Ibyo ariko mbere yo kukibaza ngo ukirangize, papa yarebye nka kiriya gihugu cya Algeria, abakristu nta nubwo bageze ku 10,000 muri miliyoni zirenze 50 z'abaturage. Mutekereze, ntago mvuga miliyoni 10, abakristu gatolika ni ibihumbi, nta nubwo bageze ku 10,000, ni bake cyane. Abenshi ni abasilamu. Mu gihe cyari igihugu cy'ubukristu mu myaka ya 500, mu gihe cya Mutagatifu Agusitini, hariya hari abapadiri muri diyoseze imwe ya Ipone barenze 1,500, kandi kare ka diyoseze gato mu gihe cya Agusitini. None ubu ngubu hari umukardinali umwe n'abapadiri bangahe? Tugiye rero kuvuga ngo abenshi ni abasilamu, abakristo ni 0.00 ibihumbi 10, agiyeyo kugira ngo habe koroherana kuganira, dore ko hagiye haba n'ihohoterwa no kurimbura ibimenyetso byose by'ubukristo, za kiliziya, amashusho n'ibindi bimenyetso bitagatifu. Komeza ikibazo cyawe. Ngiye kubaza n'ubundi birasa nkaho wari usubijeho. Kuva nyuma ya konsili ya Vatikani ya kabiri hagiye hakunda kugaragara, uhereye kuri Jean Paul Paul VI uzi ko yaje no muri Uganda. Nkomeza. Paul VI ndumva ari we wayoboye, ari we wasubiye Vatikani. Yasubukuye Vatikani ya kabiri Jean 23 amaze kwitaba Imana 6/2. Kubera iki hakomeje kubaho ibiganiro, ikintu cyitwa ngo ibiganiro n'abayisilamu? Ese andi madini yo ntabwo kiliziya ikeneye ibiganiro nayo, nubwo ari amadini y'ubukristo? Kandi biragaragara ko icyo kintu kiliziya gishyizemo imbaraga. Niba papa ashobora kugira ingendo, duhere nko kuri Papa Leo, urugendo rwa mbere yakoze ntabwo rwari rwarateguwe na papa, ariko muri Turukiya. Kubera iki kuganira n'abayisilamu? Ubundi ibiganiro n'abayisilamu kuva byatangira icyo gihe ubu bimaze kugera mu gihe. Ntago mbere na mbere ntago ari Papa Leon gusa wabitangije. Turazi ko
na mbere na mutagatifu Saint Jean 23 na Pio ngiye na kure uretse ko byarambirana. Pio wa 10, Papa Pio wa 10. Pio wa 10 muzi ko ari we wohereje buriya abamisiyoneri n'abaje muri Afurika. Pio wa 10, Papa Pio wa 10. ayo makuru ntabwo muri za mu 1900 ubundi yagiye mu 1903 n'uwamubanjirije nawe akomeza uwabanjirije Pio wa 10. Papa Pio wa 10 akomerezaho yohereza abamisiyoneri hirya no hino, ndetse agakora ku buryo abantu bagenda baganira n'amadini gakondo basanze, bakareba ibirimo bihuye n'ivanjiri, bakareba iby'ivanjiri yamurikira, akavuga ati abantu borohera imico basanze. Tekereza gusanga abantu batambaraga, abandi bambaraga impu, abandi bambaraga ubusa. Gusanga abantu badafite amasahane, badafite amazi, badafite iki, bibera mu mashyamba. Nangwa no mu Rwanda wenda hari biberaga bari bazi kubaka utuntu twa muviringo tw'ibyatsi, ariko hari ahandi biberaga mu mashyamba barya ibiti. Turazi nk'abakomboniye, n'abari abakomboniye n'abaspiritain bageze muri za Chad, za Centrafrica, ibibazo bagiye bahura nabyo. Akavuga ati muganire nabo murebe ko mwakwiga ururimi rwabo. Abaje mu Rwanda babanza kuvuga igiswahire kivangavanze n'ikinyarwanda ko batari bakizi, baherekejwe n'abakatesiste bo muri Uganda. Hari n'igitabo twakwita ijambo ry'Imana batangiye kwigiraho bitaga bigambo by'edini, niko babyitaga. Ubu ni amateka yo mu Rwanda kugira ngo baganire n'imico ihari. Ese iyo muvuze Imana Mungu mu Giswahili, muba muvuze iki, mwumva gute Mungu, kugira ngo barebe ko bagenda bahuza uko icyo bita Mungu ese ni Imana, se umwami wacu Yesu Kristo. Kuganira, Kiliziya ishingiye ku kuganira. Tukagera mu Buhinde, tukagira mu Batsari, mu Barusiya, tujya bayorwaga n'Abatsari, habanje kuganira kugira ngo n'ijambo ry'Imana bagende baratraduiza muri rwa rurimi. Ubwo nagiye kure, ntabwo Kiliziya iganira gusa n'Abasilamu, ubwo nimo kuvuga icyo byatanze. Bahereye na kera, ubwo ngiye kuvugera kera mu 1400 ni amateka maremare. Kiliziya yagenda iganira n'Abasilamu, bagenda bigarura isi. Nibyo byacogoje icyitwa iconoclasme. Iconoclasme n'icyitwa croisade. Iconoclasme yari intambara yo kumenagura amashusho, ngo ni ibigirwamana, amashusho ya Kiliziya Gatolika, amashusho ya Bikira Mariya. Hakaba no gutwika za Kiliziya, Kiliziya ikaganira nabo igasobanura iti dore tubereye iki, dukora ibi n'ibi. Hakaba tolerance. Ntabwo ari ibihugu byose bigendera ku mahame akarishye y'idini ya Kisilamu kuri za Sharia n'ibindi. Hari ibihugu byinshi bya Kisilamu by'Abasilamu ariko bifite tolerance, bifite uwo muco wo gutorera, wo kwihanganira abandi. Harimo na Algeria. Papa yari arimo kubashima Algeria, nubwo abakristo ari bake ariko barihanganirwa, ntibicwa. Byageze kuri byinshi, no kwemera kwinjira mu musigiti waba akaha umugisha, akakora isengesho. Ejo yinjiyemo ubwabyo bagumye kuvuga ati ni ikizira cyinjiye kuri wa, ariko no, bazi ko Papa ari intumwa y'Imana, byatanze byinshi. Papa Paul VI yaje muri Uganda, musiko ari nawe washyize mu rwego rw'abatagatifu barabahuwe Imana mu Bahire nako. Aganira n'abami b'icyo gihe, bamwe bari n'abami gica. Ni byinshi. Saint Jean Paul II, mutagatifu Yohani Paul wa kabiri, we yabaye intumwa idasanzwe, uwo bita pelerin de l'espérance, no kugera noneho no muri bya bihugu by'amashiraniro bigendera ku mahame akarishye ya Kisilamu. Saint Jean Paul II yabigiyemo, bamwe barumirwa. Hari n'abo bavuga ngo baramutera amabuye, ariko uko ahitwaye bagasigara bakuye ingofero. Za Iraq yagezeyo. Mu Buhinde hari n'aho bagenderaga ku bintu by'imico ya kera. Papa Saint Jean Paul II yagezeyo noneho, ahubwo ajya agira uruhare mu kugira ngo basenye ingoro bari barubakiye ibigirwamana kubera ubuhamya yatanze. N'ingero nyinshi. Uko kuganira rero nabyo bitanga amahoro arambye, hadakoreshejwe iminwa y'imbunda, bitanga igisubizo. Kandi noneho
bigatuma hanaboneka vocation. Kuko iyo bigenze gutyo bakihanganirwa, hakaba amaseminari, niho haboneka umusaseridoti umwe, babiri, ejo papa akahanoma umwepiskopi, ya kiliziya nayo igatera akuka buhoro buhoro, ikavuka, ikagenda ikura buhoro buhoro. Ubu mu Ubuhinde buri mu bihugu bifite vocation nyinshi. Murebe na Mutagatifu Teresa w'i Calcutta. Yagize uruhare cyane kandi yaraganiraga n'abahakanyi. Ingero ni nyinshi. Yewe. Kugira ngo ikiganiro rero kitaba kirekire cyarambiranye, turekeraho. Reka dushimire padiri, turishimye cyane. Ubwo ngewe ndi kumva nyuzwe nduhutse, ndako ndaruhutse, ubwo nakitso, ubwo buri wese yenda nawe afite uko yabivuga, ariko twari intumwa z'abandi, nabo baraza kutubwira muri komenti ni icyo byabamariye. Tuzongera duhure ubutaha no mu bindi, ariko cyane cyane Trump yari gushimira papa kwa kundi tumaze kubivuga mu kanya. Ubwo rero padiri yenda yadusoreza akanaduha n'umugisha. Nasoza mvuga nti je suis pape, ntabwo ndi papa ariko ndavuze nti ndi papa kuko ndi mu bumwe nawe, ndi kumwe nawe. Nanjye mu yandi magambo ndi kiliziya. Ushaka wese no muri commentaire bazabyandikemo ndi papa. Uzashaka azandikemo commentaire, muri commentaire ati ndi kiliziya. Nanjye ndi. Icya gatatu uzashaka yazandikemo dawe uri mu ijuru iryo sengesho na ndakuramutsa Mariya, asabira kiliziya na papa umushumba wayo, umubyeyi wacu. Ndakuramutsa Mariya, uje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira twe abanyabyaha, kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amen. Nyagasani Yezu Kristo, ukomeze utuyobore, kandi waratsinze, uriho kandi ubeshaho. Ubwami n'ububasha n'ikuzo nibiharirwe wowe, ubu n'iteka ryose. Amen. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen.